Twongeye kubasuhuza nshuti bene data, Imana ibahe umugisha, ndetse tubahaye ikaze ndetse n'abadukurikiye muri aka kanya, kuko hari benshi mudukurikiye mu bihugu bitandukanye byo hanze y'u Rwanda. Turabasuhuje cyane kandi tubahaye ikaze nanone kuri uyu murongo w'ivugabutumwa. Rero reba ko wakoze subscribe aho hasi, ukore ku kazogera handitse subscribe cyangwa sabone, ukozeho urutoki gusa, ufungura inzogera, hasigaye ibiganiro byacu bijye bikugeraho buri munsi uko twapolodinze ikiganiro. Rero turashimira abantu benshi cyane mukomeje gukora subscribe. Ni ukuri Imana ibaha umugisha cyane. Ndababona abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muradukurikira cyane, njya mbona abantu mu Bufaransa mudukurikira cyane, abo mu Burundi mu gihugu twegeranye namwe muradukurikira cyane, ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Imana ibaha umugisha. Rero kuri iyi cano yitwa Umunaziri 2020, yikunde cyane, ukore kuri ako kantu kameze gutya nk'urutoki gutya, ukoreho kugira ngo ulayikinge ikiganiro cyacu, kugira ngo uzajye udukurikira ibihe byose. Tugurutse rero muri aka kanya kubagezaho inkuru cyangwa se ijambo ry'ihumure muri aka kanya, kugira ngo dufatanye n'isi yose ndetse n'abanyarwanda muri ibi bihe byo kwibuka. Rero reka dusome ijambo ry'Imana rijyanye n'iyi minsi cyangwa se bitewe n'ibihe turimo. Reka tube dusome ijambo ry'Imana, niturangiza turasenga, turangiza gusenga tuganire gato. Rero reka dusome iri jambo ry'Imana. Turasoma mu kuva igice cya 22, turahera ku murongo wa 21. Haranditse ngo, ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Nugira icyo ubababaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo. Amen. Iri ni ijambo rya mbere. Iri jambo rya kabiri turarisanga muri Zaburi ya 68 umurongo wa 6. Haranditse ngo, Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe ikaziha kugubwa neza. Amen. Reka tuganire gato kuri aya magambo yo muri Bibiliya. Ijambo rya mbere twasomye ngo, ntihakagire ngo imfubyi cyangwa abapfakazi mubabaza. Iri jambo rya kabiri ngo, Imana ngo iri mu buturo bwayo bwera, ngo ni umucamanza utabera kandi ikaba na se w'imfubyi. Aya magambo rero tugiye kuganiraho muri iyi minsi turi mu bihe byo kwibuka muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi 1994. rero iri jambo, aya magambo ari muri Bibiliya numva yatubera ihumure bitewe n'ibihe turimo, ndetse n'ikindi gihe kizaza icyo ari cyo cyose aya magambo yakubera ihumure. Rero turabizi neza ko igihugu cyacu cyangwa se aho uherereye hose munyarwanda, wibutse aho wavuye ndetse wibutse n'aho igihugu cyacu kivuye, cyavuye ahantu kure cyane, ndetse n'ingaruka zabyo harimo imfubyi, harimo abapfakazi. Ari nako Bibiliya yavuze muri iri jambo twasomye hasi. Birumvikana ko na Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana yumva amarira y'imfubyi ndetse n'abapfakazi ndetse n'abandi bose bagiye babura abantu babo. Rero iri ni ijambo ry'ihumure riri muri Bibiliya. Reka rero duse nk'abinjira mu ijambo ry'Imana gato, ntabwo turi butinde, turisesengure gato, asigaye dusenge, dukomeze dufatane umugongo. Ubundi mu buzima busanzwe cyangwa se umuntu agomba kugira famiye eshatu cyangwa se imiryango itatu. Umuntu agomba kugira. Umuryango wa mbere ni umubyeyi umubyara, papa wawe na mama wawe, ni umubyeyi wawe. Uwo ni umuryango wa mbere, kavukire waho uvukira, cyangwa se ku babyeyi bakubyara, ku bafite umubyeyi na papa na mama cyangwa se mama, uwo ni umubyeyi. Niwo muryango wa mbere umuntu
agomba kuba afite mu gihe tukiri kuri iyi si. Umubyeyi wa kabiri cyangwa umuryango wa kabiri turi burebe, turareba umubyeyi nk'igihugu. Igihugu ni umubyeyi w'abaturage cyangwa se w'abagituye. Ubu u Rwanda ni umubyeyi wanjye, u Rwanda ni umubyeyi wawe, ni umubyeyi wa twese. Undi mubyeyi tureba ni umubyeyi nk'itorero, itorero aho musengera mu nsengero, naho ni umubyeyi wa gatatu. Ni umubyeyi wa gatatu kugira ngo wowe wumve ko aho uri hose cyangwa se aho uherereye hose utasigaye wenyine, ahubwo ufite umubyeyi. Ushobora kuba udafite umubyeyi wakubyaye, ariko ukaba ufite itorero nk'umubyeyi kubera ko uba mu muryango w'itorero cyangwa se aho usengera, rikakubera umubyeyi, rikagufasha mu bikorwa bimwe na bimwe ushobora kuburira ubushobozi, noneho rikakubera umubyeyi. Rero ni ukuvuga ngo iyo udafite ababyeyi bakubyara kenshi, usigana umubyeyi nk'itorero. Iyo udafite umubyeyi nk'itorero, uba ufite umubyeyi nk'igihugu. Twabonye igihugu ko cyacu n'ubuyobozi bwiza gifite, twese tugifite nk'umubyeyi, kuko ugereranije imfubyi, abapfakazi ndetse n'aho kiri kugana, ubona ko cyatubereye umubyeyi. Ni ukuri, niyo mpamvu natwe rero muri ijambo ry'Imana twasomye tugomba kwiga cyane cyangwa tugasesengura aba babyeyi batatu dufite, kandi tukumva ko ari abacu. Niyo mpamvu rero natwe turi hano kugira ngo tubagezeho iri jambo ry'ihumure. Ngira ngo twasomye hano mu kuva igice cya 22, mu kuva twasomye igice cya 22 kuri 21 umurongo kugera kuri 21 tugeza kuri 22, haranditse mu kuva. Twasomye umurongo twasomye igice cya 22, dusoma umurongo wa 21 tugeza kwa 22. Twasomye ngo ntihakagire umupfakazi cyangwa imfubyi mubabaza. Ni ukuvuga ngo iri jambo riri muri Bibiliya muri iyi minsi turimo yo kwibuka cyangwa se n'igihe cyose, ntihakagire imfubyi cyangwa umupfakazi mubabaza, kuko iteka ryose Imana iba iri hafi y'abo bantu. Imana iba izi ko uri imfubyi, iba izi ko nta kirengera ufite. Imana izi ubuzima bwawe bwose, izi imitambukire yawe yose. Niyo mpamvu na Bibiliya yatubwiye ngo ntihakagire imfubyi cyangwa umupfakazi mubabaza. Muri iyi minsi cyangwa no mu bihe bisanzwe, ntihakagire imfubyi cyangwa umupfakazi mubabaza, kuko iri ni itegeko Bibiliya ishyizeho. Ntabwo ari ugusaba ngo uvuge ngo wenda ngo ndagusabye, ariko ntihakagire imfubyi cyangwa umupfakazi mubabaza. Rero irindi twasomye irindi jambo ryo muri Zaburi 68 umurongo wa 6, aho Imana Bibiliya ivuga ko Imana ari umubyeyi w'imfubyi, ndetse ikaba umucamanza utabera, ikarengera abapfakazi. Rero niyo mpamvu tubabwira tuti muri iyi minsi ndetse no mu bindi bihe bidasanzwe, wowe aho uherereye hose wibuke ko ufite Imana nk'umuremyi wacu, wibuke ko ufite Imana nk'umurengezi, wibuke ko ufite Imana nk'umubyeyi, wibuke ko ufite igihugu nk'umubyeyi, wibuke ko ufite itorero nk'umubyeyi. Ariko ijambo ry'Imana naryo rirabishimangiye kugira ngo tuhane ihumure muri iyi minsi, ndetse tunakomere cyane mu bagizwe muri iki gihe, mu bashyizwe iheruheru na Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Rero twibuke twiyubaka kandi dusenga, kandi twubaha ababyeyi bacu, twubaha ababyeyi nk'igihugu, twubaha itorero nk'umubyeyi, twubaha ababyeyi batubyaye ndetse n'abaturera muri rusange. Rero
Imana ibaho umugisha cyane aho muherereye hose. Reka dusenge kugira ngo dusoze iri jambo ry'ihumure, maze dukomeze twibuke twiyubaka. Mana nziza, urera kandi urakomeye, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa. Uwiteka mwami nyir'icyubahiro, turi hano ku bwawe, ariko ijambo ryavuze ngo ntihakagire imfubyi cyangwa umupfakazi mubabaza. Impamvu wabivuze ni uko uba uzi yuko aba bantu nta kirengera bafite, ariko ukaba ubafite mu biganza. Rero turakwinginze Data mwiza, muri ibi bihe dukomeze kandi Uwiteka nyir'icyubahiro ugendane natwe. Uwiteka mwami nyir'icyubahiro uturinde, kugira ngo Uwiteka mwami nyir'icyubahiro urinde igihugu cyacu, haba ku mipaka yacyo aho giherereye hose. Urinde abayobozi bacu Uwiteka Mana nziza, urinde abayobozi bakuru, urinde aboroheje, urinde ba mudugudu, ugeze kuri perezida wacu nyakubahwa perezida wa repubulika. Urakoze Data mwiza, tugusenze twizeye mu izina ryawe ryera, amen.